nakubwa ngo mutubisi nta mpetse nta n'urumwe ururugo zinga mabi ngusubire yuvuye mvira mu rugo wabaye iki wewe nizere ko wanyumvise gira mutumeshana bide nzokera mu nzu ariko wakwitonze wewe wakwitonze ko chaka mutumeshi ndavuga ngo nzokera itondere ntawe uhari akuye umugorera ntawe uhari usi satani basi bakunereje weho ndavuze ngo mvira mu rugo abadayimoni barakuzuye mvira mu rugo shaka tugwanira mvira mu rugo mvira mu rugo wakwitonze ndavuze ngo mvira mu rugo mutumishi ntawe uhari musange yo muwa mwagiye yewe agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ipfundo we ipfundo ry'ubuzima umvire mwana wanjye hari ibanga ngiye kukubwira ntutoye urizi wenyine ariko urugiye guhita uri mwana ndagira ngo uri mu ijuru tujye gutambira abakurambere se biki urabibona ndabizi nifite amatsiko menshi ariko wowe nyemerera uraza kubona icyo turakora mama ngiye ntabwo nagufasha kujya gutangira abakurambere byikure mu ngena nakini nagufasha mu kubera iki se erega igihe ngo kumbwira ngo iby'ubuzima wari bikije anti eganye ndabizi umuntu usimbuka ubyina uririmba utambaye imbuga yose uri kugenda uzerere mu mbuga mu parise rose wayimaze erega ndabibona buri joro nshatse kuvuga se ko nakuze ariko rero nose uri kumva ibintu nkora ari byo bugoryi ni ibintu nakoze nyine kugira ngo bagire akamaro kandi nawe urabibona urabona ubu ngubu turakize kiriya kintu cyose ndagifite kandi bikesha hariya hantu utagira ngo rero kwirwa nkora biriya utagira ngo nta kintu bimaze bibamariye ikintu kinini cyane niyo mpamvu ndi gukubwira ngo ugomba kuza sibyo tukajya kubatambira ibyo ngibyo rega ntacyo bivuze ibintu byakujije amahoro nturyama ntusinzira no kurya wemba mbona nta pito ufite wibagiye imana neza nimba ibyo ngibyo ufite wenda bya mirenge byo kwe mu bakurambere erega wanabisubizaho ukagira umutima ukunze ufite amahoro ukicisha bugufi ukaba mu buzima bushimiye ariko uko uracyari umwana ariko urabizi urebye ubuzima nanyuzemo kugira ngere ahangaha ukuntu nari nkenye ndi umukene nanutse kiriya muntu wese mbona akansuzugura niko rero niyo mpamvu utagomba kuvuga ngo nta mahoro ngira ni ukubera mwebwe ni ukugira ngo mubeho sibyo ni nk'abana banjye nkora buri kimwe cyose kugira ngo mungane guke kwa mwaranganye guke rero mutagira ngo byarizanye ntabwo byizanye niyo mpamvu ugomba kuza mama ngiye ntabwo nagufasha
ngewe ngomba kuba mu buzima nishimiye, bwaba buciriritse cyangwa se bwaba bukomeye, ariko ngewe sinzigera mushikanwa biriya mafuti neva. ngo garuka garuka. Ariko mutumisha ufite umugore uzaba demon. Shange ndi byava ko byanjye narumbiwe. Nukuri kw'Imana. Kiratangaye pe. Ikigeri wawe zibintu yanyakisha. Biragoye. None umwe mujye murareba ibyo nabonyeho mu nzu. Bura mu nzu bura boya kubwiye bike. Ngiye nukuvana ku mutwe akageza ku maguru akageza ku mutwe. Ndi numiwe pe. Umva rero mwa. Niwe kandi byukuri pe nagushakaga. Yego. Hari ibintu numvise kuri wowe numvise birambabaje. Ariko mbura babigifite babikubwira. Bura ngiye ngo ubonye pe nagushakaga. Ndabizi neza uri umuntu usenga Cyane rwose. ndusenga Cyane. Imana kuyubaka irasenya. Imana irubaka aragisenya. Umva rero ngo bwire bino bintu bikore neza, nimba ari gusenga Imana usenge neza. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Eliya ari guhura n'abahanuzi ba Bali. Eliya barabwiye ngo muhitemo, nimba ari Imana muhitemo cyangwa se nimba ari Bayali na mugirute muhitemo. Ati muve ku murongo abanga. Utinyu ukajya kubwira umwana w'umukobwa ukamuhanurira ngo umusore wamukoye wamusabye ntabwo ari uwe. Nukuri kw'Imana ibyo bintu wabihanuye ubivanye. Ariko mutumishi nawe uzaba dayimoni. Uzikora pepe utangiye gupinga. Uziko utangiye natangiye guhanura mfite imyaka 12. Vuga indimi mvuga Usubura kubwira gute ngo namuhanurira ibinyoma. Nta binyoma ngiye nahanuye nta nibihari. Bivuze se ko waratangiye guhanura ufite imyaka 12 bivuze ngo ntabwo wahanura ibinyoma. Vuga Imana y'ukuri, Imana mvugira ni yanya. Kuko ngiye nimbevuze ibintu Imana iba yabimbwiye. Kubujye ki wajya gufata umwana w'umukobwa sivyo wakowe watanzweho amafaranga ukajya kumurangira Patrick na birabyangwa. Patrick ubona ko ari umusore warangira umukobwa akakamumaza iki koko. Patrick yarahira umugore. Patrick ni iki yagumye gukora umwana w'umukobwa. Kumva ko wakica ubukwe bw'abandi. Ari gumenye ko ura musore nubwo afite amafaranga aratunze afite byose, ariko ura mukobwa na mahoro yari kuzagira, ari kuzahora bamutimbagura mukarize bakahora bavuga umukobwa akahukana buri munsi. Rero gumushingira umuntu uri mu rusengero ukorera Imana ntako bisa, ahubwo yaratomboye. Mva rero ngubwire Yesu ntabwo yaje hano kuri iyi si azanywe n'abantu bakishijwe sibyo. Nimbura umusore mwarabona gadatunganye ibyo barabona kubyibya uri umukobwa akamukubita kandi kameze ngigerageza akamubwira ati rero uri umusore we gutya na gutya naje kubona gutya none rero mufate byibura umuhendahende ujye umubwira mujye gusenga sibyo. Uru rusengero nicyo twagwubakiye sibyo. Akaza akajya mu nzu y'Imana agasenga agahinduka hakujya kumubwira ngo Imana yakubwiye ngo ntabwo ari umugabo we. Bose ibyo bintu ngo warahanuye ngo wavuze indimi, kuba wavuga indimi ntabwo ibyo bivuze ko utacanganyikira. Ariko mutumishirika mu bwisukuri ubona ko twirwa tudeba ngaro muri imihanda, ubona ko turi guseka burukeka ko namubwiye ibintu bitari byo jewe. Nyamara muzashya Shaye mutumisha abaranzi komeza gutya witwaza Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, ariko ibyo ngibyo nibyo bizagucira ubanza. Ijambo ry'Imana ravanga uzavanga Imana yavuze itavuze ngo umuntu azabonisha hazabona ishano hakiza wowe urukwiba mu bipango by'abandi. Je urukubona ndo kubona ibishano ngende gisambo nkakiza uzamanza ugira hakiza wawe nama ko kiza usogera no kumbwira ayo magambo. Uranyeretse ngiye mbona Imana ngorera atari yukorera Hakimana usenga kibaga.
ubuzima ni intambara buri wese afite uko ayirwana agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima